muratumiwe muzaze gukebwa. Nawe wari ugifite igifiri. Ko mbona uca ahangaho ugiye nkambona duturanye ariko nkaba naramenya ahantu uko Shaho nkorase. Aho nkora igihe cyo kwakira subu cyane karenza abakubwira. Uyo nawe so hafi Narenze nawe rwose nzabakubwira bamwiteze. ako cyane rero nyikubona bwanjye ntabwo uyu Rwanda kwishimye uri cyiza uteye neza mbega amaso mbega ibitama yaje Umva. kabisuteye neza Utangiye kuzana ibintu byinshi. bawicaye nyine mubwire bawicaye mubwire akantu nyine Kaza amasaha y'akazi. nyine hari akabazo mfite ako se koko umukobwa mwiza nta kuntu wazama Okay, ikibazo cyawe se ntukizi. Mubizi ko wanze kwisiramuza. Ose ntuzi ko njye navuze nziramuye imeze uko barayiconze Burya rwose. cyane rwose hameze uko Ahubwo mva dupanga ibyumba. ngaho Muri weekend nta kazi mba mfite. Ubwo nyine muri weekend ni gahunda. uremeye Cyane. nta kibazo gahunda ni gahunda akora cyakoza rwose cyane Nyine nari nyuzana n'ubundi ngiye ku kazi. cyane nta kibazo kabisa ubwo gahunda ni iyo ngiyo Muri weekend. ndakumenaguye rero singi Allo abarwana filimbi mwese muratumiye ku kigo nderabuzima cya Nyerekinyinya hazaba haje abakoca beza cyane bazi kwita ku barwana filimbi mwese ubwo ndashaka kuvuga abasifuzi muri make ndashaka kuvuga abantu mwese mudasiramuye muratumiwe muzaze gukebwa nababwiye ngo mwese muzaze umva man ibyo rero kuvuga ubwo nibyo abarwana filimbi mwese muratumiwe muri Nyerekinyinya ni ikigo nderabuzima kugira ngo nzabone ukuntu muri amwana Nawe wari ugifite igifiri. Ubwo buri nkurankubitira ikiganza mbizi ko ufite igifiri. Wa mbere niyinjire. Domoro nabanze Domo banze Domo barakurangije se barangije umwana yashize ariko banza ari ukuri mutoya ntarakura wenda twebwe bakora intebe zari zabaye nta nkeya ko ari poromosiyo bamiporomoye n'aka kana ya poromosiyo abantu babaye benshi isigaye umuntu w'umugabo ararira noneho njye ndapfuye
imodoka cyangwa nawe usuje kwisiramuza